imyenda harimo abagabo bo itegeko gomba kubaho ko mfite amazi mfite isabune bibiri ndabirya da cyamaye mabuja nikiruka nanga gasuzuguro buriya njyewe akahe nesubi nibiki urabona ari ibiki amakuvuro urabizi ko nyamesa neza n'ubushize urabizi ko wamembye neza naga ibihumbi 2 wambwira ngo mbese ngo twenda twimbere nzuko bakagukuramo nuko bakagusubizamo ibi byose bakanguramo hari se ubu hari wagiye ugabanya umuntu ariko ruka nose amakuru naga hari amakuru y'iki wowe uri umunyamakuru njyewe sinshobora gukora iki kumesa kakana urakamesa sa amafaranga si twavuganye 2 ni 2 nyine aka rero biraza kuba ibyo mu madolari ariko ruka rukize nabi koko aka kanya upfuyiranutse ruka usigaye wanga kumfurira imyenda naguhaye uyu ni umwenda niki urimo urabona ari iki uwo ntago ari umwenda cyamaye ariko ruka umva nago ibi bintu reka nkubwire ibyo 2 byawe nushaka kubihamane ceceka aho ngaho ruka ukomeze no kunesha nawe wacu wapfuye njyewe urabifura cyangwa urabyihorera ndafura ibyo ibingibi ariko ibi ako kantu navuye nagapfu zana nibyo bindi ntago se wowe ujye ugakuramo abantu ntago kabakuramo ubikarasa n'ibintu bya danje wavuga ngo ntago uri bufure ariko ruka sindi umufura amakariso ibyo byo bimenye umva uzaga abandi gende nushaka ugende shogoshera ihute rwose yala njyewe ihute jewe rukaranga sinzongera no kukubona hano ruka ubwo urahaza umaze guhaga umaze kubyimba sha gihorera abandi baraje bayifuri sawa genda anisoni kumesera abantu hamwe n'ubundi ni ikibazo genda rwose yewe ninde rukara hajyati mwaramutse neza yego ruka hajyati ndakumva icyatumye nkuzindukira ni ikintu kidasanzwe ariko urebye kiranasanzwe ni nicyo kwishimirwa ko mbere yo gukomanga nabonye mwaranakiteguye kigikize icy'umucanga se wo kubaka niwe umbwira simbona se mwatangiye kwanika imyenda y'amacagwa ntago uncisha hirya no hino abuzukuru ngo bagiye kuza abuzukuru ngo bagiye kuza ntago bizi se baza hano muri uru rugo se ariko wa mugani akanyoni katagurutse ntikamenye ubwiza ahubwo noneho babajwe nuko kagurutse kakaguma mu nzu ariko ibyo ushaka kumbwira ni ibiki ariko ubu nzamenya iby'iwawe kurusha bigenze bite iby'iwanjye ubu ntuzi ko ufite abuzukuru mu minsi igiye kuza ariko ntago abo uyobewe nakumiro nyine baravuga ngo ntawanga abuzukuru ariko sindasobanukirwa abo buzukuru yewe ngira abakobwa 2 hano ufite Sara ndamufite Sara ufite Sifa Sifa buriya ni umuntu atari atisi Sifa aratwite impanga izi ngo nabungu ngo bibisore ahubwo tubwire tuzaza guhemba ryari Sifa wanje anamimba ruka ubikuye he waretse se kuko uri kuzivugira Sifa aratwita abana 2 ahubwo mbaza ngo yabatewe nande abo bana iyo nda ni yande
ariko si ibyo bigambo mbere yo kubaza gutyo ubifitiye gihamya ubyumvise ku maradiyo ku mateleviziyo n'abantu babikubwiye ni Sifa wabikubwiye sura umubyeyi si wamubyaye n'umwana wanjye ujye ureba inda suyizinda ukuntu bimeze yego hari n'akantu bambwiye ngo uzajya upima ka hano ugatera ucunge Sifa urebe ibyari byo njye nari impanyuze nyine mbasuhuza gutyo bisanzwe ubwo itariki yo guhemba muzayitubwira ariko ibyo bintu numvishe ibintu bavuga ngo ari kwimenyereza ngo ibintu bya Theobald sinzi ngo ibisengo biraryana iyo abantu bari kuganira ibyo bintu uhita umenya ibyari byo nari nzi ko ubwo ari wowe wamupimishije uyu mwana ari mu kumbwira abana ba Maneno ni babiri b'abahungu amakuru nyifitiye gutya use mbifate nk'ari ukuriye amakuru y'impamo amakuru y'impamo aho genda njyewe nari impanyuze nyine mvuga ngo sinaca ku rugo ariko ubwo ngubwo none se umusize hehe basi huya bari kubivuga nabari bari mu kubivuga ariko nawe namwegereye twaganire nabibonye hita mbihuza n'amagambo y'abari bari kuvuga n'ukuntu yankangaga nkankamira nkaho ari icyaha nkoze nshaka kumugira inama none uraje urabibona woze kubimuganiriza urumva ibintu akubwira ariko waragendesheje mama bayi rero kandi uragenzwa n'iki hano subiza uragenzwa n'iki hano ariko si mama subiza ikibazo ndimo kukubaza uragenzwa n'iki hano ahubwo ni mwumva musubireho n'amaho urumva uyu rero ako nk'ibi bintu uhakariba hano muri uru rugo mama nk'ubu ufite ikihe kibazo uyu nguyu yoboye ko ari umusazi ugenda mu muhanda baravuga ngo umusazi arasara wenda akagwa ku ijambo mwana irihe jambo rukaragira amagambo ambwiriye ahangaha tega ugutwi ambwiye ko ngo murumuna wawe waratwitiye yamuteye inda se ngo atwite impanga ngo kandi izo mpanga ngo ni izande ngo ni iza Maneno n'amagambo ambwiye urumva uragira ngo mubwire mama wajya imbabare ko ibibazo by'uru rugo umuntu azabikizwa n'iki uzi ko niyo nibutse yuko ngiye mvuka ahangaha mba numva bimbabaje yaba byashobokaga ko umuntu yakongera akajya kwishakira havuka ngiyewe nagusaba ukansubiza mu nda ugashaka ukundi kuntu bigenza ngiye nkasubiramo nkajya kwivukira ahandi ubu urabona uriya musaza ari ukuza kukubwira ko umwana wawe atwite ntabwo bana nawe se mwana wanjye noneho uri kubivugana kwibuka ibintu papa nkoreye mu muhanda ngaho mu muhanda ibintu akoze papa ariko se ariko Mwenyezi Mungu ya nabi noneho ngo ari kunkumuye noneho ngo ari Yesu ngo aho ngaho mu Wana haramu mwenye karisa. Tunaenda tu mnaombea. Baba. Haji. Vitu gani? Toka wewe mwana haramu wewe. Haji. Nagushakaga pe. Wewe ni nshashwa y'umugabo ndakwebe wese. Hari kintu ushaka. Haji ko mba nkubwira ibintu ngiye kukubwira ibintu bifatika. Hagaritswa ngaho mbwire. Cyana mandevu. Toka pale mwana haramu. Unagurya ingurube sinkuze. Sigureba nkazo. Haji nukabona ngendana n'uriya wewe nagubika amagambo wagiye kubwira bibi yangu. Mama Sala. Ngiye wasanze uri inzoga hara kwano zo kwa Buduhere. Buriya rero nari mfite ikintu nshaka kugera. Gushaka kukimvanga ubuzima bwa buri muntu kubera iki? Ariko ubuzima bwa buri muntu gute? None se ntabwo cyaje ngusanga kuri botike wari ucaranye n'umuntu ngo ugiye gushyingira. Bariya abantu bafite amafaranga. Amafaranga se bagwe ko nyakeneye. Ntema ugenda ujejwe ahantu hose uzangwana ngo ngiye gushyingira umwana wa kari ngombe. Ariko njyewe no ariko ari amafaranga haje n'ukuri wayarya. Amafaranga se yaye. Iranya nembwe ifite imitso wagira ngo ni Bob Marlene najya gushyingira umwana wanjye. Ijyana narabimenyesha. Ibyo yarabimenye. Nimba bayaguye na ruso kugira ngo uzana ubugambo. Misi wezi yake ya Mungu. Yeshingira mwana haramu. Haji. Wacha namna gani? Kula pesa. Pesa gani wewe mwana haramu? Pesa gani? Nukuri kw'Imana ushatse wafatariye amafaranga. Mva nkubwire.
nimba nakarigomba yagutumye cyangwa cyaragihungu cyagura ngo uzi ntere ibwibwe Maneno mushingire nta maneno agenda je maneno iwabo narabakate n'imisi wese imwe mwana wanjye nako ajya kuri zanya nazina ariko wari wabibemereye wari bibemere wari amakuru ndayafite mbambwira ruka mwana zaza n'amagambo mimi haji unikome haki ya Mungu wallahi siku moja wewe ni wombea wewe ni njazwa y'umuhungu toka mbere yangu kwanza wewe ariko se nimba nkugejeje igitekerezo cya nini wewe toka mbere yangu weruka ariko nge mba nkubwiye ibintu wende kabisa aha cyane ujya kurya ingurube wanyu asiga gisigaye nawe genda ushingira abantu tuzisange gisigaye nk'ingurube kwera kuzirya cyane ubwo ngubwo nijye ungana nazo unasema wewe mwana hapo wapata uko nkawe uramenye kwenda gutaririmba toka uraneri wenda nitakupiga go umva nkubwire sasa nirushe sasa rusha hapa umene toka hapo wewe wewe kuna nini wewe toka wewe ndasa wewe kuna kama nibo wawe ni nzoga wewe ugenda kusindira wewe rukare wewe dufitanye ibibazo Beni kuvugambo je n'umuryango wawe sinshaka mu Ruka wicaye iruhande rw'ibicuruzwa by'umugore wanjye ubu ntabwo waje kubyemera kuki se nicaye hanze nari ngutegereje ahubwo ngiye mfite ikibazo ufite ikibazo cyo ufite ibibazo uyobewe ko nakubonye kuri botike uri gukora iki uri gusabira umuhungu wiyitirira ko ari wawe ubone ariko reka nkubaza ishyari ryarakwishe noneho ku buryo wagenda uvuga ngo umuhungu oya ahubwo n'ibyo ngibyo byo wenda birasanzwe naguzi ko umwana wahaje utari wawe ndi wari uri gusaba atwita inda y'umuhungu wiyitirira impanga z'abana abahungu uri ikigoryi uri iki mu buzima hakuruka reka nkubaza umuntu azakubagisha amatama kugira ngo byibura ibitekerezo bya bicura ahubwo nzagukurugutura ayo matwi wumva ibyo ndi kukubwira ndutwite sifa aratwite inda twite rero byo ngibyo ntago bindeba kuko ngiye umugeni shaka maneno ni Sara ntago byakunda yaramubenze ibyo turabizi karitse yose irabizi urumva ahubwo wowe tangira witegure neza ukuntu twajya gufata umwana neza no kumuhemba utuntu twose tw'ababyeyi ariko uhemba gowe rero ari no nuko mvuga ngo nayarukara nose abo bana sifa twite nabandi abo umuhungu se uriya ubi wanyu maneno nyine maneno yarahindukiye ajya gutera inda sifa akugira ngo ayitere Sara bamfitanye gahunda ngo ariko ngo niba babyita ngo ki ngo agiye ngo kwihimura ko kwahajya hashaka abana ibyo bintu byose ntabyuzi ariko uzi ko ari we muntu utazi inkuru zina ngo iki ubwo rero nari mpagurutse ngiye akoseruka oya mbere yo kugenda banza ubwiza ukuri ibyo bintu bihagazeho n'amatwi yawe yombi n'amaguru yose niyo mpamvu nanga abantu bina batakubwiza ukuri ukaza ukamfata nk'umuntu uri kuvuga amakuru y'ibihuha maneno yaratinyutse atera intambwe aragenda atera inda sifa na maneno yarabinyibwiriye ntubimubwire njyewe mba ngira ngo nkubwire ibyo bita kurabura mba nkurabuye maneno yakubwiye ko yamuteye inda noneho n'umukobwa ambwira ko ari impanga zababe urumva none urumva nkugisha inama rero uri umuntu ndabizi urajijutse pe mbabarira nguha ngahe ushakira umuganga cyangwa uwo ari we wese wagenda agakuramo iyo nda kugira ngo ubukwe bwiwe byibura bwanuza bwa Sara bube na maneno mbabarira mbabarira kandi ibyo bintu ndabyanga nzi ko bihanirwa n'amategeko sibyo ntago najya muri ibyo bintu njyewe nari nkugejeje amakuru hari ikindi ibyo ahubwo nawe ibyo bintu ndabivuga uvuze uyikuramo se ubundi warayiteye mwese ubibwira ndi aho nyine ukuntu uri ikicu urabizi ko nakubwiye kutabyara ibyo turabyemera
none nabo umuntu agiye kwibyarira ngo bakuremo ariko ntabyara none se ubwo waba ubyara waba wanza bakazana ntukawe nkorogoshora ndagukorogoshora mbare gatatu mviriye ariko reka nkubwire ndavuze ngo umva nubwo ukuri kuryana mu matwi na wa mugani waba utabyara ukumva abana uri kwiyitirira ababyaye ntushake kunzanaho icyo kintu cyo kuyikuramo akwindi utabyara nyankaraga vaho warukogeze wabimenye hasoni nushaka kujya igima naramenyereho kagira imana wewe wacha bana nifanye nini sasa ulifanya nini sasa utafanya nini Sifa nina nyamanza wewe Sifa naam njoo hapa abana bashama simama hapa hagarara dore mbese kuno kareba ngiye kubaza ibibazo bitatu ukinidanganya ndakupiga ndashaka ngo wese cyambere ngo uratwite ntutwite icya kabiri uwo gutinda ninde icya gatatu yayigutere hehe